Ndagusuhuje wowe udahwema kudukurikira umunsi ku wundi, kandi nongeye nkuhaye ikaze. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe agaciro ka Pi Network tunyuze muri Paybrother, aho ubu ngubu ibintu bimeze neza. Kuri uyu munsi turaza kuza gukurikira amakuru agiye atandukanye avuga kuri Pi Network. Aha ngaha turaza kuza guhera muri Paybrother kugira ngo cyangwa se muri Pi Network kugira ngo ubone yuko ibintu biri legit, ko ibintu ari byo. Urinjira muri Pi yawe, Pi Network application, hanyuma uraza kuza ukanda hano hejuru hano kuri utu turongo dutatu aha ngaha. Numara gukandaho uze ukanda aha ngaha kuri Paybrother, aha ngaha kuri buto ya Paybrother, hanyuma utegerezeho gato, hanyuma uraza kuza uhite ukanda hano kuri sign in to Paybrother. Ni ukugira ngo ubone yuko ibintu byose biba biri connected cyangwa se ko ibintu byose biba biri legit, kugira ngo ujye wizera yuko ibintu urimo kugera uyu munsi ko bifite agaciro gahambaye, ko uri umuntu urenze, ko uri umuntu ukaze cyane kuba waramenye Pi Network. Aha ngaha turi kujya muri Paybrother, urabona ko, cyangwa se muri Pi ecosystem, urabona ko tumaze kugeramo. Urabona ko ari kutubwira ngo welcome to Pi ecosystem. Nta kindi kintu uraza kuza guhita ukora, application tugiye kuza kurebera hamwe uyu munsi, n'ahandi hantu uraza kuza kwikura. Uraza kuza ukanda hano wasanga kuri Pi apps. Numara gukanda kuri Pi apps, ubwo ni ukuyihamagara. Uraza kuza utegerezeho gatoya bitewe na internet ufite. Urabona ko twahereye ku muzi, twahereye ku ntangiriro yayo. Urabona ko aha ngaha twageze muri Pi apps. Urabona ko aha ngaha bari kukubwira ngo ushaka nawe wakire apps. Ubu utaha muri video nzakwereka uburyo wakire apps muri rusange. Hanyuma uraza kuza ukanda hano kuri mainnet apps. Aha ngaha uri kubona, aha ngaha urakanda hano kuri mainnet apps, hanyuma urahita ubingukira kuri dashboard imeze uku nguku. Ariko ibi ngibi byose uraza kuza kubyirengagiza, hanyuma uzi hano hejuru aha ngaha mu ishakiro, hanyuma wandikemo Pi Bank Pi Bank ATM. Ni application mbashije kuba nakugenzura cyangwa se mbashije kuba navumbura kugira ngo nze nyikuganirize. Urabona ko hano biri kuvuga ngo ni Pi Bank's ATM will provide all ATM. Reka nze twinjire muri iyi application hanyuma umenye ibyayo. Hanyuma n'ubugeze hariya urascrollinga uzamuka gatoya nk'uko natangiye mbikubwira. Urabona yuko igiciro cya GCV hano urabona ko kirimo aha ngaha. Hano bari kukubwira ngo Pi ATM will be provided all location in the world. Bari kukubwira ngo Pi Bank cyangwa se ATM izagaragara mu bice byose byo ku isi, and ATM will work on value 1P equal. Ibi ngibi nawe uri kubona hano bakakuvuga ngo kandi iyo ATM izakora hagendewe ku gaciro ka GCV. Ibi ngibi nta handi mbikuye muri Paybrother, ntabwo ndi kubikora mu mutwe wanjye. Ukanda hano kuri open app, hanyuma ukandeho. Ibi ngibi twagiye tubisobanura kenshi, si ngombwa kugira ngo mbisubiremo. Reka twihutire ku muvuduko wa 5G, abagendera kuri 3G. aho ngaho ndagukomeje aha, reka nikomeze ngande kuri open app. Hanyuma rero turatelefoni open app dutegereze. Urabona ko turi kugenda ku muvuduko wa kangahe? Nanjye ntago mbizi. Urabona ko twatangiye kugera muri Pi Bank. Uri kubibona? Turi kugenda ku muvuduko wa kangahe? Ubwo ngubwo jya muri comment umbwira ati ndi kugenda ku muvuduko wa kangahe. Hanyuma uri kubona yuko igiye gufunguka ku muvuduko wa 5G. Ubu ngubu tukaba twagezeyo twirukanka cyane nk'umurabyo. Urabona ko aha ngaha ndi guscrollinga. Urabona ko hano hasi bari kuvuga ngo GCV value active. Bari kukubwira ngo GCV aka kanya iri active. Akakubwira ngo ATM location operate on GCV kuri aka
agaciro da. Aha ni 5G, nta kindi turi gukora hano kuri 5G, ni uko nguko turi kuguruka, uratakara gatoya urahita usigara. Uri kubona ko GCV aka kanya urabona ko yagize agaciro kuri ATM. Iyo uribaza izo ATM ni zingahe, izo ATM ni eshanu da, ni eshanu, ntugire ngo ni izindi, ni eshanu nk'uko uri kubibona aha ngaha, nk'uko ngiye kuza kubikwereka. Hano bari kukubwira ngo ushaka wakora search ya address iyo ari yose waba uherereyemo. Ibyo ngibyo ndaza kuza kukwereka ukuntu uraza kuza kubikora. Hano urabona ko bari kumbwira ngo you have da, ngo you have ngo mfite ngo 0.1 bya payi, cyangwa se ngo mfite payi imwe. Ahangaha ushaka washyiramo na payi ebyiri, ariko urabona ko ahangaha, urabona yuko ahangaha payi imwe ingana na GCV rate. Uri kubona ko ahasi ngo USD ati GCV rate. Wabibonye se? Ndizera ko nawe wabonye. Hano ushaka washyiramo n'izo ushaka. Nanjye wenda ngubu nifitiye payi zanjye kuri available balance 10 da. Sorry gato. Ni 5G, nuko nguko tuba turi kugenda, iyo urangaye gato urasigara. Kuri payi 10 zawe aka kanya ubu ngubu kuri GCV ufite ibihumbi bitatu, ufite miliyoni 3 da n'ibihumbi 114,590. Aya ngaya ushize mu manyarwanda karikatrice yawe ishoboye kuba yaturika. Urabona ko hano hejuru bari kuvuga ngo Pi Banks Global ATM Network. Urabona ko ibintu byatangiye. Urabona ko hano ukanze hano ku ruhande hirya hari Pioneer GCV, Pioneer Login. Ahangaha naho uzabasha kuba wakinjira cyangwa se wakoreramo account. Nuza ugakandaho uraza kubona ibintu bigiye bitandukanye. Urabona ko ahangaha uraza burashaba kuramo email yawe cyangwa se Pi wallet ID yawe, hano ushyiremo na password. Ariko ntago nkugira inama yo kuba wabikora aka kanya, kuko igihe cyo kubikora kirahari. Ahangaha turi muri testnet n'ahandi hantu twibereye. Nk'uko uri kubibona ahangaha, urabona ko ahangaha ni sinyap. Igihe bizaba byatangiye kwemerwa cyangwa se bizaba byatangiye gukora, uzemererwa kuba wakora sinyap. Ahangaha uzajya ushyiramo izina ryawe da. Tuvuge ngewe nitwa Jean Bosco, nako izina ryanjye waribonyemo hano hasi. Hanyuma hano uzaza ushyiremo email yawe, nayo uri kuzibona hano hasi. Uhita ushyiramo Pi wallet yawe cyangwa se ID. Hanyuma hano hasi uhita uza ushyiremo password. Hanyuma rero uhita uvuga ngo, urabona ko hano hasi bari guhita bakubwira ngo access to global ATM network. Gera kuri global ATM network, ihuza nzira rusange ya ATM ku isi hose muri rusange. Kandi bakubwira ngo injira muri multi currency transaction. Bivuze ko multi currency nago ari ukubikoresha mu gihugu cyawe, ahubwo ni mpuzamahanga da. Reka twigarukire inyuma. Urabona yuko ahangaha niho nagusobanuraga. Ahangaha ni kuri sinyap, ahangaha ni kuri login. Ubwo ngubwo uzaba ubimenya igihe bizaba byatangiye gushyirwa mu bikorwa. Reka twikomereze twirebere amakuru yacu atureba, avuga yuko kugera kuri aka kanya Pi Banks yabaye ATM, cyangwa se ko Pi ubu ngubu hari ATM kuba aka kanya wakemererwa kuba wakoresha. Izo ATM nta zindi ni eshanu nk'uko uri kubibona hano hafi ahangaha. Ari kukubwira ngo nearby ATM. Urabona ko hano hari ibyerekezo 5 n'ibindi bizagenda byiyongera. Ahangaha si mu Rwanda ahubwo ni muri Amerika. Nk'uko uri kubibona hano ni NY nushaka ubyite kari Nyagatare, nacyo byaba bitwaye. Hari icyo se Nyagatare nayo ushyize mu nyine ubona ko bari online. Abantu bari muri Amerika ubu ngubu wagenda ukajya gukoresha Pi cyangwa se ukajya gushaka ATM card, maze rero ugatangira gukoresha Pi ku giciro cya GCV da, nk'uko twabibonye hejuru cyangwa se na hano hasi. Urabona ko n'uyu nguyu iyi ya kabiri nayo ni Pi Bank ATM Center Park. Bari kuvuga ngo iri kuri 456 Park Avenue
New York NY. Urabona ko nabo bari active. Iyi ya gatatu urabona ko ni Pi ATM Bank Times Square, bari kuvuga ko iri ku muhanda wa 789 Broadway, ikaba nayo iri New York. Urabona ko iyi ya kane nayo iri kuri Brooklyn Bridge. Ahangaha ubwo iki kiraro ku bantu bari muri Amerika barakizi, bakavuga ko iri ku muhanda wa 321 Bridge Street, Brooklyn NY. Byose biri kubera muri ATM cyangwa se biri kubera muri NY cyangwa se muri United States, muri New York City cyangwa se muri New York State. Urabona ko iyi ya gatanu ni Wallet Street, bavuga yuko iri ku muhanda wa 555 Wall Street, New York. Ibi byose biri kubera muri New York. Nk'uko mubizi, Amerika ni igihugu cya mbere gifite ubukungu bwihagazeho ku isi, kuko nicyo cyihagazeho, nicyo cya mbere kugeza kuri aka kanya. Ubu ufite payi ebyiri ufitemo ibihumbi 628 ku giciro cya G7. Uri kubona ko hano kuri 1P kuri G7. Urabona yuko ahangaha hari map view. Iki ngiki ni icyerekezo ushoboye kuza ugakandaho, hanyuma ukadukandaho turebe ibyo baraza kuza kutwereka. Urabona yuko ibyerekezo ubu ngubu bihari ni ibyerekezo 5, bakakubwira ngo aka kanya GCV yabaye updated automatically via AI. Suri kubibona se? Urabona yuko ahangaha ibintu byose biragaragara, bakakubwira ko hano iziri active ni 5, iziri online aka kanya ushobora kuba wakoreshaho GCV ni 4, n'izindi nyinshi cyane zizagenda zijya. Urabona ko hano kuri view ni za zindi twahoze tureba. Natwe hano mu Rwanda n'igihe bizaba byajemo tuzajya twandikamo wenda ngo Kigali, hanyuma bahita batwereka ibyo natwe dushaka gushaka. Kugeza kuri aka kanya ntago ibi bintu biraza kora muri Afurika cyangwa se birakora ku wundi mugabane, ahubwo ibingibi biri kubera muri Amerika. Subize se ko umwera wageze muri Amerika uhita ugera no ku isi hose. Ndizera ko ibi bintu turaza kuza kubibona natwe mu gihe kito kandi kizaza. Ndizera ko niba tugeranya aka kanya ukimurikiye, urabona yuko GCV kugera kuri aka kanya ntago ari ibyo uba wakwishidikanyaho, kuko uri kubibona nawe, uri kubyibonera mo hano hejuru. Urabona ko hano harimo amafaranga agiye atandukanye. N'uwiki Theo nawe uhari. Urabona ko ibintu byose biri ku murongo, nta kintu na kimwe gihishe. Urabona yuko ibintu byose bihari, ahubwo ahasigaye n'ahawe mu pioneers. Reka ngugire inama dusoza rero. Urabona yuko ubu ngubu kugera kuri aka kanya Pi ATM network cyangwa se Pi Global ATM network ku mabanks ubu ngubu byamaze kuba byakwemerwa. Aba pioneers ikintu dusabwa ni iki rero? Igisigaye ni umunsi wa Open Mainnet, ubundi GCV igatangirwa cyangwa se igatangira gushyirwa mu bikorwa. Ikintu rero aba pioneers dusabwa kugera kuri aka kanya, nk'uko uri kubibona muri dashboard yawe, nta kintu na kimwe nigeze nkuhisha. Nk'uko uri kubibona, ikintu usabwa nk'umupioneers usabwa kuba wakurikira amakuru agiye atandukanye avuga kuri Pi network, kandi ukirinda abascammers, kuko abascammers benshi baza bivugira ibyabo, hanyuma ukihatira kuba wamininga umunsi ku wundi, ku buryo uyu mushinga igihe uzabera launched cyangwa se igihe uzaba wagiye ku mugaragaro, hati utazavuga ngo iyo mbimenya nka mininga umunsi ku wundi. Buri iryo jambo iyo mbimenya, nk'umuntu ugendera ku muvuduko wa 5G ntabwo yakagombye kubavuga ngo ngiyo mbimenya. Oya, ahubwo ugomba kuvuga ati naramenye, kubera ko 5G ubu ngubu yahakandagiye. Shuru kubibona se 5G 5 ATM 5 Bank Global ATM. Shuru kumva se ko bihiye byose nizamvu za 5G, kandi 5G n'ahandi yaturutse ni muri Amerika. Subizi se 5G niho yaturutse. Nizi rero ATM zigomba gusakara hirya no hino ku isi, hanyuma natwe hano mu Rwanda tukayibona, ubundi natwe tugatangira kwiryohera da. Hari icyo bitwaye se turyoshye muri Pi network zacu twamininze, abantu badukuyena ngo turabizi amagambo yagiye avugwa ni menshi cyane, ariko reka tugendere ku muvuduko wa 4G. Kugeza uyu munsi Pi network
ibimenyetso igaragaza aka kanya, birayigaragaza yuko ari payi cyangwa se ari coin izaba yihagazeho mu gihe kizaza, ndetse n'ubu ngubu kuko kubona payi ni ibintu bigoye cyane, cyangwa se bishobora kuba bitakugoye kuri wowe, ariko hakaba hari abantu bigoye cyane. Nta kindi gihe kigeze kibaho cyo kuba umuntu yatunga payi nk'ubu ngubu, kuko abantu babizi cyangwa se abakuru cyangwa se nk'uko tugenda tubisoma ku mbuga nkoranyambaga, hari igihe Bitcoin yigeze kumera nk'uku nguku Pi Network imeze aka kanya, aho ndibuka hari urubuga rumwe nasomyeho bavuga ngo hari igihe wajyaga kwaka serivisi muri banki runaka, hanyuma bakanakongera payi, bakakongera Bitcoin 5. Tuvuga ugiye guhaha, waza kumahaho ngewe mfite Bitcoin, hanyuma nkahita nkohereza nk'akabonasi ka Bitcoin 5, nk'uko kera umuntu yafunguraga butike muri karitsiye kugira ngo yigarurire abana, hanyuma wa mwana yaza kumugurira agahita amwongeza akabombo kugira ngo uwo mwana azagaruke. Rero n'icyo gihe niko byari bimeze, aho Bitcoin kuyibona byari ubuntu. Nkeka yuko kugera aka kanya Bitcoin 5 icyo gihe batangaga nka bonus, ubungubu uzifite ubungubu niwe muntu ubayeho neza, kuko zirarenga miliyoni hafi magana cyenda, hafi miliyari y'amanyarwanda. Urumva ko aya ngayo ni amafaranga menshi ahantu hose waba ugiye, cyangwa se activities zose waba ukora utapfa kwigondera mu mwaka, kereka ufite inganda cyangwa se ufite akandi kazi ukora nabwo kakwinjiza amafaranga menshi, kugira ngo abantu binjiza amamiliyari cyangwa se miliyari ku mwaka muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda waba. Rero kugera kuri uyu munsi Pi Network, aya niyo mahirwe dufite, turi kugenda ku muvuduko wa 3G cyangwa se 4G, ni 4G, turi kugera ku muvuduko wa 4G. Rero banki cyangwa se kuba Pi Bank Global ATM Network yatangiye kugaragara ku bihugu cyangwa se mu gihugu runaka, ibi ni ibigaragaza neza yuko Pi ikintu yashingiwe cyangwa se icyo yakorewe cyaba kiri kugenda kigana ku musozo, kuko ibingibi ni ibigaragaza yuko umupiyoniyazi wese ahantu azaba aherereye ugomba kuba utunze ATM, hanyuma izo ATM zikaba ziri connected to bank, ku buryo uzaba wemerewe kuba watembera isi yose, ukaba wahaha ku isi hose, ukaba wagenda mu ndege ku isi hose, bitagusabye kugira ngo ujye kuvunjisha amafaranga waba ufite aka kanya, kugira ngo ube watega cyangwa se wahaha ibintu runaka. Niba ugiye hanze cyangwa se ugiye mu gihugu gikoresha amafaranga y'amadolari, ufite amanyarwanda, bikaba bitagusaba kugira ngo ugende ubanje wamvunjisha, ahubwo kuba ufite Pi ATM bikaba bihagije, cyangwa se kuba ufite ATM ya Pi bikaba bihagije kugira ngo ube wakora serivisi izo ari zo zose waba ushaka. Rero ikigaragara ni uko uyu mushinga wacu wa Pi Network waba utangiye kugera ku ntego zayo, nk'uko bigaragara muri Pi Chrome cyangwa se muri Pi browser yabo. Nk'uko wabibonye, twatangiye muri Pi Network kugira ngo ubone yuko amakuru tunyuze ahangaha aba afitiwe isoko, aba afite ahantu aba yavuye, kugira ngo nawe ubyikorere. Ariko se ubundi hari icyo bitwaye wewe ubyikoreye nawe ukagenda ukabyireba? Niba tugiranye aka kanya, ndagushimiye ko ugize aka kanya unkurikiye, hanyuma mining umunsi ku wundi, ubike passphrase zawe neza, uzibike aho imvura itagwa, uzibike kure ya online, ntukazibike kuri email, kuko email sometime cyangwa se igihe kimwe na kimwe hari igihe washoboye kukwinjira ugasanga Pi zawe urimo urarira, nk'abo njya mbona mu magurupe agiye atandukanye, Pi zanjye 600 zagiye, kandi passphrase zanjye nazanditse mu gakayi, ukibaza ati se byagenze gute? Hari n'ubuhemu buhari bwo kuba umuntu yakuba Pi Network binyuze muri upline, bantu baba barabafashije gukora KYC, kuko kugera kuri uyu munsi hari abantu batazi gukora KYC, batabashobora kwikora KYC, bityo rero bigasaba kugira ngo ujye kureba umuntu ugufasha, cyangwa se hagire umuntu ugufashiriza
online. Rero abo bantu babafasha mujye mubitondera cyane kuko ntago ari byiza kuba yatunga password zawe. Cunga neza ko atigeze afata screenshot, cunga neza ko ari nta handi hantu yigeze yandika, kugira ngo umutekano wa Pi network zawe ugende neza. Kandi niba utazi gukora KYC, ikintu gisabwa kugira ngo ukore KYC ni uko uba ufite telefoni ifite network yihuta kandi ifotora neza, ubundi ugakurikiza amabwiriza, ibyo bakubwiye akaba ari byo ukora, hanyuma ukikorera KYC. Bityo rero bikatugabanyiriza kuba twakibwa cyangwa se kuba amapayi yacu yakomeza kwibwa. Rero ni ibintu byiza kumenya ibyo byose, kumenya ibi bintu hakiri kare kugira ngo ubutaha cyangwa se igihe icyo ari cyo cyose nawe ujye ubasha kuba wabyibonera. Urabona ko ahangaha nk'uko twayibonye ni ibintu byiza cyane kuri 5G, kuri 5 nearly ATM Pi bank. Urabona ko ari ibintu byiza cyane. Mugire ibihe byiza, dusubire mu yindi video.